Yesu nashimwe bene data, abakunzi ba channel yitwa Izi Gukora TV. Imbere ya kamera turi kumwe n'umugabo tubona umunyacyubahiro. Mugabo mwene data turaho neza? Amahoro. Yesu nashimwe. Ahimbazo cyane. Zamura ikiganza usuhuza abadukurikiye. Abantu badukurikiye mwese muri iki gihugu cy'u Rwanda no hanze yacyo, mu birere bine by'isi, amahoro y'Imana n'abana namwe. Amen. Uduhishiye iki se? Mbafitiye ibintu byiza cyane numva ngiye gutangariza ku miryango cyangwa se kubenda kuzayigira. Tutarinjira kuri iyo ngingo, manzi usenge Imana. Yego. Dusenge Imana kugira ngo idufashe mu kiganiro tugiye kuganira. Ndifuza ko umuntu nkurikiranye anyemerere atera agatebe tuganire kugira ngo twungurane ibitekerezo, twungurane inama, hanyuma dukomeze ubuzima. Mana data twese uri mu ijuru, uri intwari ku rugamba, uri Imana imwe mu butatu. Iyo uvuze ijambo rimwe gusa biraba, iyo utegetse birakomera. Ndasenze kugira ngo umwuka w'Imana abe kuri twebwe. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze kugira ngo ubuntu bw'Imana udusange muri iki kiganiro, kandi uzacyumva wese azafashwe nacyo. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Waba ufite inararibonye mu bigendanye no kubaka? Aho ubushobozi bwanjye bugarukira, ibyo mfite si bike. Ya. Ko ntawuzuza byose, ariko ibyo mfite byabasha kugira icyo bimara. Tuguhaye ikaze ngo dusangize. Nanjye nteze amatwi. Uteze amatwi? Yes. Iyo tuvuze ku bintu by'urushako, iyo tuvuze ku bintu byo gushaka, sibyo? Yes. Ntuntererane muri iki kiganiro tujyanemo, hanyuma kandi nawe ndabizi ko uri umugabo. Nanjye ndahari. Nanjye ndi umugabo. Nakoze cyane. None bamugisha. Ko ntabwo ntegereza ko umuntu atakwihandagaza ngo aze kwigisha ibintu by'abubatse watubatse. N'uwabikora nyine yabikora wenda kubw'inshingano runaka, cyangwa se ubwo ubumenyi wenda bifiteho, ariko nanone iyo ubikora ubirimo bigira imbaraga kuruta kubivuga utabihagaze. Yes. Sibyo ra? Niko bimeze. Yego. Hanyuma rero ndashaka kubanza kuvuga impamvu enye nyamukuru zituma dushaka. Ariko se utarazitubwira, mfite ikibazo cy'amatsiko. Kubera iki umukobwa n'umusore batekereza gushaka? Kubera iki umukobwa n'umusore batekereza gushaka? Impamvu ni imwe, nuko ari ibintu biri muri sisiteme y'Imana. Ubwo iyo uvuze sisiteme ni ibintu biri mu maraso. Donc biresitaye, ni ibintu biresitaye mu muhungu, biresitaye mu mukobwa. Rero iyo bahuye besitaye bahita bazamura umunara. Umunara uhita uzamuka. Uzamuka umunara, amakonegisiyo akaboneka. None ko Bibiliya itubwira yuko ngo abantu ngo batandujwe n'abagore n'abagabo, ngo niba Imana izabanza kuzura. Ibyo bintu bivuga ku iki? Abatarandujwe n'abagore n'abagabo, ntekereza ko Bibiliya ibivuze ku bantu batakoze ibinyuranye n'ibyemewe, cyangwa se I'm sorry ku bantu badukurikiranye, umuntu Bibiliya ntibivuze ngo abatarandujwe n'abagore n'abagabo. Ntabwo biba bivuzwe ku mugore n'umugabo babana mu buryo bwemewe, ahubwo hirya yo kuba umugabo, hirya yo kuba umugore, ibindi ushobora kujya gukora hirya bishobora kuba ari byo byitwa kwanduzwa. Iri jambo raryumvise? Yes. Kurenga uwo mugomba kuba muri kumwe ukajya hirya, nibyo byitwa kwandura. Kandi nagira mvuge ngo n'umuntu wese ashobora kuba yarateye intambwe yo hirya yaranduye. Ese iyo ntambwe hirya kuri kuyitsinda ni hirya heye? Hirya iyo tuvuze hirya ni hirya y'uwo mwashakanye ukajya ku wundi guca inyuma. Babyita gusambana. Okay.
iyo nyine icyo impamvu tuba tuvuze ngo guca inyuma y'uwo mwashakanye ni uko uba urenze urugabano, hanyuma ukajya gusamba no gusambirana hariya. Hari umuntu wigeze kuvuga ati umuntu asambana n'undi, umwe yari arimo uhasamba ugiye gupfa, umwe aba ari gusambira iyo n'undi ari gusambira iyo, noneho iyo baje bagaragurika bari gusamba bagahura bahita basambana. Hanyuma rero iyo basambanye bivanye no mu rupfu. Bibiliya iravuga ngo urubori rw'urupfu ni icyaha, baba bapfuye. ngaho nakona akari gaciyemo dusangize kuri ayo makuru tuzaniye. Amakuru mbazaniye rero ndashaka tuganire ku mpamvu enye nyamukuru zituma umuntu afata icyemezo cyo gushaka cyangwa se zituma dushaka. Impamvu ya mbere ituma dushaka ni ukugira ngo dusohoze ubushake bw'Imana. Impamvu ya mbere ituma dushaka ni ukugira ngo dusohoze umugambi w'Imana, dusohoze gushaka kw'Imana, ubushake bw'Imana. Bibiliya iravuga ngo nuko mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami ashaka cyangwa se ashima bitewe n'ururimi abantu bakoresha. Hanyuma gushaka rero, gushaka kw'abantu bashakanye biri muri plani y'Imana, biri mu gushaka kw'Imana. Imana ikunda abantu bashakanye cyangwa se Bibiliya iravuga ngo kurongorana kw'abashakanye ngo kubahwe n'abantu bangahe? Na bose. Ubwo bose ni ukuvuga iki? Ni abantu benshi. Ntabwo ari cyo bivuze. Kubahwe na bose biravuze ngo kugomba kubahwa n'abakuru, kukubahwa n'abato, kukubahwa n'abanyacyubahiro, kukubahwa n'abatari abanyacyubahiro cyane, donc abakomeye n'aboroheje, abize n'abatarize, abantu mu nzego zose bakoreramo. Niba habonetse umwe akora igikorwa cyo kurongorana mu buryo buri clear, mu buryo bwejejwe, mu buryo buboneye, bikwiriye kubahwa mu mahanga yose. Na bose. Uri kumva ko rya jambo na bose ryagarutse? Ni bose, ariko iyo uvuze benshi bashobora kuba benshi ariko atari bose. Mfite ikibazo cy'amatsiko rwose nk'umuntu wateguye kino kiganiro. Tandukanya kurongora no gusambana kugira ngo abadukurikiye, hari abakristo benshi batazi kubitandukanya. Kuko byose babyita kurongora. Kurongorana kw'abashakanye Bibiliya ivuga ni muri cya gihe umukobwa n'umuhungu baganiriye bagafata icyemezo cy'uko bagiye kubana nk'umugore n'umugabo, bikamenyeshwa imiryango, bikamenyeshwa amatorero basengeramo, bikamenyeshwa n'igihugu cyabo. Iyo bagiye kubana, kubaka umuryango, nibyo byitwa kurongorana kw'abashakanye. Hanyuma gusambana byo bikorwa n'abagiye mu rupfu. Urupfu, iyo ugiye gusambana uba ugiye mu rupfu, kubera ko impamvu bitandukanye. Icya mbere, mubikora mwihishe, mwikinze ibihuru, abandi bikinze amajoro, ku buryo hari n'abambara agapfukamunwa, abandi bagashyiramo fime, abandi bakambara ibikoti binini kugira ngo bihishahishe. Turi kumwe Rora? Turi kumwe rwose. Kugira ngo bihishahishe hatagira umuntu ubabona. Rero ariko umuntu warongoye, ngo runaka yarongoye, ni ibintu umuntu avuga nta n'isoni afite, akabivuga yumva ari proud, akabivugira mu ruhame, ariko nta muntu ujya gusambana ubivugira hehe? Mu ruhame. Kuko arabizi nawe ni amarorerwa. Murakoze cyane. Tubwira ingingo ya kabiri. Ntabwo ari ingingo, ahubwo ndi kuri cya kintu kivuga ngo impamvu enye zituma dushaka. Impamvu ya mbere nari mvuze ngo ni ukugira ngo dusohoze umugambi w'Imana cyangwa se ubushake bw'Imana. Imana yaravuze ngo
si byiza ko umuntu aba wenyine. Iyo rero dushakanye cyangwa se turongoye, ubwo nyine turi kubivuga mu mazina yabyo, oya nk'uko Bibiliya ibivuga, kandi niko Bibiliya ibivuga. Iyo turongoranye n'abo dushakanye, tuba dushohoje ubushake bw'Imana, tuba tugiye muri sisiteme y'Imana, biba byavivutse mu buryo bwiza, kubera ko Imana yaravuze ngo si byiza. Ikintu Imana yavuze ko atari cyiza, rero hano hanze dufite abantu bigize ukuntu ngo ntabwo bazashaka. Mumenye ko mutari gusohoza ubushake bw'Imana muri mwebwe. Nta umugambi Imana idufiteho, Bibiliya iravuga ngo nta kigore kizabura ikigabo cyacyo, nta n'ikigabo kizabura ikigore cyacyo. Reka twikomereze. Ni amahitamo y'umuntu, ariko amahitamo yose wahitamo atarimo gushaka, navuga mu ruhande rumwe ngo usibye wenda itegeko Imana yaba yagushizeho, cyangwa se kuba ufite ikindi kibazo runaka cy'uburwayi runaka, ariko kurongorana kw'abashakanye kubahwe na bose, kuko n'Imana iragushigikiye. Ndavuga icya kabiri, indi mpamvu ya kabiri ituma tugomba gushaka, sibyo? Impamvu ya kabiri ni ukugira ngo tugire ibyishimo by'imbere muri twe. aho kantu nakubwenye gasubiremo. Impamvu ya kabiri dushaka cyangwa se turongorana, dushakana n'abo twashaka, ni ukugira ngo tugire ibyishimo by'imbere muri twe. Ibyishimo byuzuye by'imbere Imana yabicometse muri mugenzi wanjye, nanjye Imana ibincomeka. Iyo duhuye rero ibyishimo byacu biruzuye. Sinzi niba hari icyo wakivuga. Ya, ndumva ntacyo nakivugaho. Aha, iyo umuntu ari wenyine hirya, ibyo byishimo niyo mpamvu Bibiliya ibivugaho neza, sibyo? Umugabo akimara kubona umugore, yagize ibyishimo akangutse abonye umugore. Bazabisome mu bice bibiri by'Itangiriro, ku murongo ngira wa 23 n'uwa 24, niho bazasanga ayo magambo avuga ngo Adamu akangutse asanga Eva iruhande rwe, yasimbutse mu birere byo hejuru. Uwo munsi niwo munsi yanezerewe, aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Ibyishimo yumvise, wari wabona ufunguye robine y'amazi. Aha. Rero ibyishimo byacu twebwe abagabo, Imana yabifunitse mu bagore. Kandi nanone kwifuza kw'abagore nako, cyangwa se gushaka kw'abagore no gusubizwa iby'ubushake bwabo, nabyo Imana yabifunyitse hehe? Mu bagabo. Rero impamvu ya kabiri ituma dushaka ni ukugira ngo tugire ibyishimo. Mbibutse umuntu ashobora kuvuka iwabo afite basaza be, afite bashiki be, afite ariko akagira gute? Akabasiga kugira ngo ajye gushaka bya byishimo bigize gute? Byuzuye. Bya bindi utahabwa na mama, bya bindi utahabwa na papa, bya bindi utahabwa na basaza bawe, bya bindi utahabwa na bashiki bawe, biri muri runaka. Murakoze. So na Bibiliya bivuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akajya kubana n'umugabo ngo akaramata, bombi bakaba babaye umubiri umwe. Amen. Ni igitangaza. Nagira mvuge ngo abantu batarimo gushaka nta byishimo bafite. Ibyishimo nshatse kuvuga, ashobora kugira ibyishimo wenda by'agakiza ka Yesu Kristo, ariko hari ibindi byishimo agakiza katatugezaho. Ibyo byishimo bikaba bicometswe mu mugabo, bikaba bicometswe mu mugore. Murakoze. Amen. Aka kantu mbanza nkavuze. Akavuze neza rwose. Uragasobanuye. Ndagasobanuye
mu mugore wanjye harimo ibyishimo ntabonye iwacu, kandi nanjye yambonyemo ibyishimo atabonye iwabo. Niyo mpamvu twabonanye, hanyuma umwe wese akageza ibyishimo kuri mugenzi we. Ubu rero urabona ndakeye nk'umuntu ufite ibyishimo byuzuye. ndimo nkureba hatangira kwerekwa. ndimo nerekwa. Ikibazo ndaza kukikubaza mu kanya. Murakoze cyane. Umaze guhuguka, umaze gutoza. Reka mvuge icya gatatu. Yes. Impamvu ya gatatu tuma dushaka ni ukugira ngo twororoke, tubyare, sibyo? Kugira ngo tugwire nk'uko Imana yagize gute, yabivuze. Yaravuze ngo muzagende mubyare, mwororoke, mugwire, mwuzure isi. Niyo mpamvu rero urubyaro ntiruza mbere, ahubwo habanza ibi bibiri bibanza. Habanza kuba dusohoje ubushake bw'Imana cyangwa se umugambi w'Imana. Icya kabiri hagakurikiraho kuba tugize ibyishimo byuzuye byo hagati muri twebwe mw'imbere. Hakaza ikindi cya gatatu giturutse muri bya byishimo. Bya byishimo nibyo biduhesha kugera ku kororoka. Bya byishimo twagiranye nibyo bihindukira bikagira gute, bikavamwo Bibiliya, ijambo ry'Imana muri Zaburi y'127 umurongo wa 3 harimo ijambo rivuga ngo abana, dore abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka, kandi ufite ikirimba kibuzuye n'ibikini. Ariko icyo nari nishatse kuvuga ngo abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka. Ntabwo rero ushobora kubona umwana hatabayeho guhura k'umugabo n'umugore. Rero abana baza ku mwanya wa gatatu. Nihanganisha umuntu wenda ashobora kuba atarabona urubyaro, nakomere, ariko bye gutuma atakaza ibyishimo bye. Turi kumwe rora? Turi kumwe. Hari abantu batakaza ibyishimo byabo ngo nuko nta mwana baragira gute, baragira, ariko ntabwo ariko bikwiriye kumera. Gumana ibyishimo byawe, ukomeze unezererwe. Amazi wifukuriye mu iriba ryawe, ayo mazi akomeza kunezeze kugeza igihe Imana izatangira uwo munezero wa gatatu wo kubona ibyishimo byaturutse mu bindi byishimo. Amen. Abana n'ibyishimo byaturutse mu bindi byishimo. Icya kane ni ukugira ngo twuzuzanye, tube umuryango, tugire izina. Ntabwo umusore ashobora kugira izina nta mugore uhari. Byo kuba umugabo yakomeza kwitwa umusore, umukobwa yakomeza kwitwa umukobwa. Niyo mpamvu iyo twambikana impeta tuba tuzamurana mu ntera. Akorora kumvise? Ndakumvishe cyane. Iyo twambikana impeta tuba tuzamurana mu ntera, tuba tuzamurana mu cyubahiro, kuko nguhesheje izina, ariko nawe umpesheje irindi. Aka kantu banza ari ubwa mbere ukumvise? Oya, ntabwo ari ubwa mbere. Tuba tuzamuranye mu ntera, tuba duhanye izina udashobora gutoragura ahandi hose. Udashobora no kujya kurekarama mu irangamimerere ngo uvuge ati jyewe mu nyandiki ndi umugabo. Ntabwo bikunda. Ahubwo wa muntu mugenzi wawe niwe kuzamuye hehe? Mu ntera. Iryo zina ukabona kurihabwa, igihugu kikabiteraho kashi, n'itorero rikagira gute, rikabisinyira, n'imiryango nayo ikavuga ati yemwe mugende ubaye umugabo, nawe ugende ubaye umugore, ibintu bikemera. Iyo turangije gusezerana mu rusengero bajya batubwira ngo bagahagurutsa abagabo, bakavuga ngo bagabo nimuhaguruke mwakire umugabo mugenzi wanyu. Bakakoma amashyi, hanyuma ukazamura ibiganza bakagukomera amashyi, ukavuga ati welcome, bakaguha welcome, ati karibu mu muryango. Nuko ubwo nyine nirinze kuvuga kakandi basoreza. Hanyuma abadamu nabo bagahaguruka bakakira umugore mugenzi wabo. Tuguhaye ikaze mu muryango w'abagore. Murakoze. Ibyo rero
ntabwo wabitoragura, ntiwazinduka mu gitondo uvuge ngo ubu nabaye umugore, ubu nabaye umugabo. Niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga, kandi nifuza ko Imana nyiramahoro ijya impera abantu gushaka bakoze ubukwe. Ibirori, umuntu agira ibirori bitatu mu buzima. Agira ibirori byo kuvuka, akagira ibirori byo gukora ubukwe cyangwa se mariage, agakora n'ibirori bya gatatu byo gutaha cyangwa se kurangiza urugendo kuri iyi si. Ibyo birori rero byose ku muntu wavutse, nkwifurije n'ibya kabiri kugira ngo uzasingire n'ibya gatatu. Murakoze. Hari icyo wabazaho, wabariza abantu wenda? Oya, aho ngaho birumvikana rwose. Murakoze cyane. Hanyuma rero hari uburyo bwiza umugore n'umugabo bashobora kubaka urugo rwabo rukaba rwiza, bakabana mu mahoro, bakabaho mu buryo bukwiriye, bigatuma umuntu wese abaho mu buzima bunezererewe mugenzi we. Birumvikanye kuko hari abantu bashakanye ariko umwe wese aba yifuza icyamukuraho mugenzi we. Ubu haje n'urupfu koko rukagira ikintu rukora. Ibyo bintu urabyemera ko bibaho? Bibaho. Ndifuza rero ko abantu bubatse n'abandi bazubaka hagira ibintu dukosora kugira ngo twiyubakire ingo zacu zibe mu mahoro. Nezererwe umugore wanjye nawe agire gute? Anezererwe, tunezeranwe n'abana, abana banezeranwe n'ababyeyi kugira ngo bigende neza. Hanyuma hari inshingano y'umugabo ku mugore muri rwa rwego rwo kugira ngo habeho kubaka urugo rwiza. Kandi reka mvuga akantu Laurent, ntabwo kubaka ari imikino. Oya, nta mikino iza mu kubaka. Ni ukuri, nta mikino iba mu kubaka. N'abakobwa bumva ari ambiance y'imikino iri aho ngaho batazi ibyo barimo. Kubaka si ugukina, niko abakuru bavuga. Ntabwo ari ugukina. Kubaka si ugukina. Ntabwo waba urimo urubaka. Navuga ngo urugo rugereranywa n'umuntu uri kubaka inzu ye, sibyo? Kugira ngo inzu yawe izarame, kugira ngo inzu yawe izakomere, kugira ngo inzu yawe umuyaga utazayigurutsa, kugira ngo amahuherezi naza atazikubita kuri iyo nzu igahita yirimbura hasi, cyangwa se amazi ya ruhurura ngo aze inzu ihita itembanwa nabyo. Hari ikintu ukora, sibyo Laurent? Ndabyumva. Icya mbere, fondasiyo uyitaho. Wita kuri fondasiyo y'inzu, ukayubaka mu rwego iba itakwinjirwamo n'utuzi twose ngo uhite ihirima hasi. Umuntu ahitaho amabuye, agashyiramo amabuye mazima, akubakisha iki, agashyiramo agasima kugira ngo fondasiyo izabe nzima, akazamura ibikuta. Reka ngere ku gihe cyo gusakara, agasakara igisenge, akagifatisha iki, ya migozi ikomeye ifata ibisenge bagenda bamamaza, kugira ngo umuyaga nuza utazagira gute, utazayirukankana. Rero niko kubaka urugo bimera, si ukwikozayo. Hari abantu wagira ngo bagiye kwikozayo. Abo bantu turabahuguye. Umukobwa utarashaka, kubaka si ugukina, kandi kubaka urugo si ukugenda ngo urunguruke uko rumeze, urumva, ngo uhite wigira gute, wigendera. Oya, niba dushaka kubaka ibintu bikomeye, imiryango izakomera, natwe mu gihe cyacu nikirangira, abadukomotseho nabo bakazubaka ingo zabo, n'ibindi. Dukwiriye kubaka ibintu bikomeye mu izina rya Yesu. Rero Imana ibahe umugisha. Reka mvuge inshingano 3 ku mugabo. Agomba gukora umugore we. Icya mbere niyo kwita ku mugore we cyangwa se ku mugore wawe mu buryo bugaragazwa n'ubwuzu.
Imana rero ibahereza umugisha, Imana ibagirire neza. Icya kabiri ni icyo kumwubaha kandi ukamuha agaciro kuko yaremewe kuba icyuzuzo cyawe. Icya gatatu niyo kujya kwitangira agashyira inyungu z'umugore imbere ye kuruta iz'umugabo. Iyo byagenze gutyo tuzakomeza tuganire, kandi wakenera kutuvugisha yaduhamagara kuri 07 17 10 11 6 07 17 10 11 6. Isumba byose babera amaboko. Shalom shalom naho ubutaha.